Yes, of course, you need the sisters love show. Kora subscribe niba utarabikora nicyo gihe nako kanya njye uri kubona ni Sajoto 50 nk'ibisanzwe. Uyu munsi nasuye ariko ninjye uri kwakira abo nasanze. Umushyitsi yakubanye musangwa twumve. Ni umusangwa koko yari umusangwa twe turabashyitsi agomba kutwakira. None si wanyu. Yego. Kuri iyi mihanda. Ni gutyo washimuta. Ako kantu wamushyizemo. Sajoto 50. Nitwa Jeannette. Janet. Twongeye kuba ikaze rero mu kino kiganiro tugiye kuvuga kuri depression. Hari story mushito wacu cyo twavuze. Nejo bundi njyewe nabonye ikiganiro mwa uploadings. Iramutse ko gushaka kuganira namwe. Nawe ufite depression. Igiye kunyica we. Bye. Muri depression uzishyari. Nyine ahubwo. Depression ni nagahinda gakabije. Ahubwo urushatse kumbaza depression ijyanye ni oya ariko ibintu biratandukanye. Hari igihe ushobora kuvuga ngo depression sibyo nk'ubu ngewe iyo niriwe nariye nirwa nagahinda gakabije nayo ni depression imeze depression hari y'ibiryo yo kunda ibiryo. Oya nagare gukunda ibiryo nyine iyo nzara uba ufite iyo igutera agahinda gakabije muri wowe ukumva urigunze kumva ntago ukunze ubuzima ariko wowe ibyo ni umurenga sheri. Hari depression ya nyayo. Hari abantu hano hanze depression bafite nyinshi. Iya mbere ni urukundo. Iya kabiri ni amafaranga. Iya gatatu ni iy'imiryango nk'abana nyine wenda atari abashakanye nk'abana bari mu rugo urumva ababyeyi batameranye neza. Akenshi abana babigenderamo kwa kundi usanga umwana arigunze cyangwa umwana agira umujinya ukabije ukabona umwana agira reaction nyine zikanganye. Icyo rero nicyo tugiye kuganiraho agahinda gakabije gaterwa n'ibibazo bitandukanye ariko uyu munsi ndumva turi bwibande ku by'urukundo. Reka tugushimira aho waba uherereye hose amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali rwagati aho waba uherereye hose. Diaspora ntabwo twabibagirwa muri abantu bakomeye cyane turabakunda cyane tutibagiwe n'abantu bari muri East Africa sibyo. Aho waba uherereye hose wumva ikinyarwanda. Nimba umeze neza shimira Imana natwe tuba tumeze neza. Nimba utameze neza ejo bizakunda. Janet urajya depression jewe ntabwo ndagira depression cyetse niba nyigira simbimenye ariko ndumva oya uri wajya depression n'ubu ndayigira iyo nakennye shangira depression kunda amafaranga. no ntabwo ari ikibazo cyo gukunda amafaranga. Atandukanye uravuga ngo arakennye ntabwo ari ikibazo cyo utandukanye ibintu. Ntabwo ari ikibazo cyo gukunda amafaranga. Wari wicara ukabona nta n'atanu ufite yewe nta naho uteganya kuyakura hahandi uba wumva uri wenyine kandi ufite ibibazo byinshi byo gukemuza amafaranga sheri. Depression iranzamukana nkumva ndiyanze gusa nyine ntago inzonga cyane ngo igere ubundi igira ibice nka bitatu bitandukanye. Hari kwa kundi uba uri kuri stage ya mbere yanjye naho ngarukira. Akabiya kabiri na gatatu handi umuntu aba yarembye handi umuntu bimuviramo no kwiyahura handi aba yumva atagishaka ubuzima handi aba yumva ikintu cyose avuze ati ngewe rwose ndamye kuba ku isi cyangwa se nshaka kwigira ahantu kure hatari abantu hatari umuntu n'umwe nzi. Jya umenya ngo umuntu afite depression. Mbese wowe ugira depression y'amafaranga urebye ni amafaranga na rukundo ugira se? Ndarugira rwinshi cyane. Kiza nuko bitarantingo nagiye wigeze ugeramo ukumva nyine birakurenze kuva watangira gukundana. Ntabwo mubajije wakundanye n'abangahe ariko kuva watangira gukundana nta gihe kigeze kigera ukumva nyine birakurenze ntacyo nta n'umu ex ngira nta n'umu ex ngira abo mwakundanye banditse aba ex bageni niba muhari koko akaba atatubeshye mwandike muri comment mu bitubwire. Nukuri nawe hari ntabwo bibaho nese umu ex niki
X biva ku iki se expired ya expired ni umuntu mwakundanye mugakundana nyine biri seriye mukumva ko mukundanye ntabwo urakundana no biri seriye ureba ubu se nta ex ngira pe niba umuntu ashaka akagutereta ukamubwira ati ntabwo ndi tayari ntabwo biranza ntabwo ari ex akakubwira ngo uretse wenda nyuma y'icyumweru turebe noneho we akabona nyine yaguhamagara nyine urabona iyo umuntu utamukunda yaguhamagaye ubu ubona ari nka stress ukayihorera we agira akabona nyine ko nta bihari akijyana bivuze ngo iyo duhamagaye abakobwa batadukunda n'agaseseme karazamuka cyane noneho iyo wamuhamagara rimwe kabiri gatatu kane gatanu ugakomeza ukamuhamagara oya burya ariko umuntu ukunda ego ko ngiye umuntu nkunda nanapfa umva nanakiya urakubwiye naguhamagara shawe uba mwituma ex uwo nguwo mwarakundanye uwo nguwo bimeze gutya umuntu mugiye ase we ntabwo propose wenda nk'umutipe wagupropose urumva ko mwakundana so byemere nyine ukavuga ngo nzakubwira ego si umubwire ni umu ex oya kwa kundi nyine waba muri inshuti zisanzwe avuga ati wenda reka turebe ko byaza wenda akanagusaba ngo dusohokane mukajya kuri date uwo nguwo wamutuma ntabwo ari umetse aba agitegereje igisubizo cyiza kizaturukaho rero abo nibo mfite rero bishatse kuvuga ngo hari ikintu numvise bishatse kuvuga ngo umukobwa utereta atagukunda urumva suzi ko ari abantu bagira isesemi cyane bivuze ngo ushobora no kumuhamagara agatera indabo mana yanjye noneho ubuze umuntu iyo umuntu utamukunda akaguhamagara oya iyo reka kuguhamagara byo ni ibintu birebire iyo umuntu utamukunda agaca iwanyu wumva guca imbere y'umuryango wumva wafata amabuye ukamutera amabuye cyane nongeho kera nigiraga isoni niba kwa kundi twabaga turi abana hakaza agatipe kaje kugutereta bakaza bakakubwira ngo hariya hanze hari umuntu ugushaka namaraga nk'icyumweru cyose n'icyumweru cyashiraga sinashobora gusohoka ubwo se iyo mwigana nk'uwo mwigana kameramani ndakwiyaga kameramani ntabwo yakwiyikiye kameramani ashaka kuvuga ariko natabaye nta jambo ufite ariko yerekanye reaction je navuze ngo aritonda buriya sinzi kameramani asanga baziranye hari ukuntu ariko reka dushimire kameramani wacu yego ako si ni kameramani cyangwa ni kamera woman kamera woman turagusubije mwumve mbabwire rero hano hari umushuti wanjye wandikiye message ngiye kuyisoma mbyishiraho nyine yari ari kujya ambwira nyine ibintu byose ukuntu bimeze mu mama wubatse ariko niko akunda umuntu avuga ngo ndubatse ariko gake ntabwo nyine ndubatse ariko ni gake yubatse ku musenyi urebye ni ku musenyi yubatse gake abubatse kenshi se nibo yari yamaye message wiwe yari yandikiye umugabo wiwe byinshi cyane byataje ari kumubwira se bitewe kuki umfata gutya kuki umbona utanyitaye mani hari igihe umuntu ubona atakwitayeho nyine ukabyihanganira ariko bikagira bikaba byinshi agenda utarasoma mu gihe uri kwishakisha reka mani ibintu by'abantu bubatse ngo abantu bubatse bafite ibibazo bikomeye cyane ako ntabwo ari bose ko muri kuduhabura abantu tutubatse bari kuduhabura oya ntabwo ari bose kuko hari twebwe turi mu buryo hari kote zivuga ngo abagabo bubatse bibaye ko certificate de mariage iba expired nka perime urumva ariko birahari bibaye ko iba expired nka perime ngo abaye renuvera kugira ngo bongere basezeranye ubundi bushya ngo byagorana abagabo bazatubwira muri comment ahubwo hano mu Rwanda niho bitaragera bazabitore bizasaba ko babisaba mu mategeko ariko ariko ntago ariko abantu bose rega nuko mubivuga mukabishira muri rusange ariko abantu bose ntago ariko babahiriwe hari abantu bahiriwe reba nka noneho wegeze wayibonye nayo ngiye gutera comment kuri ya story
yaramwandikiye mesaje nyine ngo kuki nkushaka nkakubura ku mpande zose koko kuki utuma mba muri buno buribwe bigeze hano ese ubu ndi umugore ndi ishusho ndi itungo utunze ni iki koko ko mbona wigize igisimba mu rugo ndakuvugisha ukanyuka inabi wangize ivaze yo mu nzu nayo udahanagura narabyemeye hari ivaze uba udakunda iri mu nzu ntunayirebe cyane nk'iyo guseka birababaje mesaje mureke tuyisome tuyiserebe kirababaje ngo nta gahunda yawe n'imwe ngomba kumenya nta faranga ngomba gukoraho habe n'ijana ibaze kuko ni nyine umuntu uba mubana ntumenye gahunda ye n'imwe ntumenye ngo yagiye aha yavuye aha araha n'abatagwa n'igiceri cy'ijana nyine kandi noneho we yamubujije no gukora niba abagabo babuze umugore gukora bakamubwira ati cara aho ngaho ibi kimwe cyose nzakikumenyera ngo nta bizinesi ngomba gukora ntabwo nshobora kwiga noneho ikintu kirenze nta na sex ni vaze ariko nkuko yabivuze urumva oya ni vaze ariko nta n'amabanga y'abashakanye kandi turabizi ko ariyo abagize urugo si nka 50 ntabwo byaba ari 50% ni nka 80%. Kuko ibyo bintu bidahari izo gahunda zidahari ntabwo none se zitabaye atari kubera nyine atari kubera ibyo ngibyo arwaye se umugabo niyo yaba atarwaye afite icyo kibazo se ubundi baravuga ngo nta kindi kiba cyarahuje umugore n'umugabo none se umugore n'umugabo abwira atari cyo cyabahuje bazajya babyara umwana bakarekera paka bakazongera ariko bagiye kubyara undi mwana oya tuve no kuri mwebwe mwagize mukabigira ubukwe mugatangira kubijyamo cyane nose ubu nimubikoze gutyo mwabiki mukabyara umwana mukazongera mujya ni mushiki wawe mwaba mubana se umva nkubwire none mwumve nyine noneho arakomeza aramwandikira nyine ngo nta modoka ngomba kugira nta kintu na kimwe cy'iterambere ngomba kubarizwamo ni wowe ukwiye ibyiza gusa kwa kundi nyine umuntu yikwizaho ibyiza gusa imodoka nziza urukweto rwiza buri kimwe cyose mbese ntiyibuke ko ari kumwe n'umuntu kuki wikunda wenyine ko ku 45,000,000 dufite kuri konte igipangu kitwishyura 600 ku kwezi inzu nziza gutya Imana yaduhaye amasambu imodoka abana beza yaduhaye kuki udashaka ko nanjye bindyohera koko ugashaka kubiryohana wenyine mu by'ukuri uzanyumva ari uko nabishize hanze ntabwo ushobora kureka tukicarana tukaganira waratsembye burundu ko nta kintu tugomba kuvugana mbese nyine nagashaka ko baganira yaratsembye kandi niba ari ikintu akenshi igihe uzi umugore n'umugabo ni ibiganiro nicyo kintu cyiza wese n'umugore n'umugabo buri muntu wese kugira ngo ahure n'undi bumvikane bagendane neza ni ibiganiro noneho hano kwa ko ni ariyo topic turiho nicyo kintu cya mbere na mbere kibanze mu bashakanye ibiganiro bagomba kubiha umwanya uhagije urumva yarabimwimye neza nyine yabuze awahera ngo ntakoza nkorera ngo ndi mu bihano niba binahari ntabyo wambwiye ibi bintu ni ukumuhotera ndetse harimo n'urwango rwinshi rero niba utemeye ko tuganira dufata umwanzuro uhamye w'ibi bintu ngenda bishyira hanze tubizanemo nyine ngo babizanemo famiye n'ibyanga bitabaza bajye no mu nzego z'ubutabera ariko ibyo bintu birakabije cyane numva uyu mugore ahubwo aranakomeye ibaze ubana n'umuntu nta kuvugisha bivuze ngo uwo mugore we ikibazo kinini afite umugabo we namuvugisha ntabwo amwitaho ariko mu rugo ntabwo arwana nta kintu cyabuze ntabwo arwana nta nubwo ashaka kumuvugisha ikibazo ni kominikasiyo ihari uzi ko aho ngaho ushobora gusanga umuntu yiyahuye uko nguko niyica rubozo rirenze ni ukwica umuntu mu mutwe ni ukumva birenze no kumukubita ko twumvishe uruhande rw'umugore urw'umugabo rwo rumeze gute niyo mpamvu tugomba ese uwo mugabo basanga afite nayo mpamvu hari ibintu bikunze kubaho ntabwo byabura ko ntabwo ari ibintu byagiye birizana hari ibintu bikunze kubaho abagore babyumve ni umusore eda nshobora no kubamo kuzashaka nanjye wenda bikabaho
iyo ujya ubona uricaye urumva ubonye umutipe sibyo ni mwiza urumva ni bogari urumva n'isongera abatipe b'isonge hano muri Kigali abatipe baba ari aho ngaho badakora sibyo batagira ikintu n'iki na kimwe bashoboye gukora uretse ngo wumve ntabwo urumva ikintu nshaka kukubwira abatipe bo ategereje udufaranga tuva ku mukobwa ufite amafaranga sibyo yisige urumva nawe hari abatipe rega rwose wumvise ngo Eric yabaye sandara ukagira ngo ni burage hari abatipe babaye ba Sandra hano hanze noneho hari umupasiteri umwe nigeze kubona ikiganiro cyo bari kuvuga ngo umukobwa aragenda akajya imbere y'Imana ngo Mana ndashaka umugabo w'ibogari umugabo muremure umugabo w'igikara se cyangwa w'inzobe mwiza ati uwo mugabo w'ibogari uri gusaba muzagera mu rugo guterure akubite hasi ga bogari none se nabagabo b'ibogari bubatse kandi bubatse neza ariko nyine barahari ariko ashaka kuvuga icyo ashaka kuvuga ni iki ngiki uwo mugabo urwanira uri gushaka wigendera ibyo ngibyo ku by'inyuma nyine ku bigaragara inyuma reba mu mutwe niba ugiye gushinga urugo ugomba kubishyiramo ubwenge ugomba icya mbere n'urwo rukundo rukaba rurimo icya kabiri ukashyiramo ubwenge hahandi ubonana umuntu ingeso ukavuga ngo buriya nitubana izahinduka cyangwa se buriya nzamuhindura oya ntabwo bibaho babarira di ngewe none se ni gute wambwira ngo ugiye gushaka umuntu ngo nuko ari bogaringi iyo bogaringi izaguterura niguterura se ntago amabogari yose ariko abubatse nabi ikindi kandi uba ugomba gushaka wa muntu uhindukira ukanisetsa wabishyira kuri profile none se ngenda ndashaka wa muntu tugendana nka abantu bose kugira ngo muri buriya mukobwa mbabarira mabogari ndabasuja nose muri ariko yashatse kuvuga ko basaba bo barasaba housing icyo ni ikintu cyo kujya gusaba Imana ngo umusore w'ibogari cyangwa se urajya gusaba Imana urugo rwiza izaguhe urugo rwiza nawe iyo bogari witoranyirize umugabo mwiza urugo rwiza ndashaka umugabo mwiza w'ibogari uzatuma ngira urugo rwiza erega ugomba kugatambikamo n'Imana ikumva ko ushaka iyo bogari zazayisabye ntabwo bagatambikamo baravuga ngo nshaka ibogari abakobwa baramubitana mbabarira Mana yanjye ndabikundira nanyumvira nk'uyu mugore wasanga afite umugabo mwiza ako kantu ariko usohoka abantu bose bakavuga ati uriya mugore we yashashe afite umugabo w'umwamarayika afite kandi we mu rugo bigize ute umugore ateze gusenda kumwica amarira ararira ntarya ntanywa kubera iki kubera agahinda uyu mugabo amutera rero munani narageze aho nshaka kuvuga abo basore sibyo usanga nta kintu akora we acunga nimugoroba bameze nka vampire urumva ku kagoroba bikigera ahita asohoka akajya mu kabari wenda afite ababyeyi rimwe ariko akaba afite umukobwa azi ukora wirirwa umeze gutya ibyo bintu byahoze biri mu bakobwa ariko aka kanya n'abatipe baragaragaye basandara nka wundi vete uzicuza ariko ari abahungu ari abakobwa bose usanga abakobwa duhurira mu kabari tujyana dusangira nabo inzoga turara nabo mu kabari ninde uzabarongora bazarongorwa nabo bari kumwe mu kabari se barimo abakobwa n'abahungu bazarongorwa na korode yirirwa muri korale bariya birirwa mu kabari barongorwa nabo abasore bitonda ahubwo noneho babandi babasazi babandi bitonda bakarongorwa na babandi bo mu kabari none ntabwo mwumva ikintu ushaka kugira ngo tugere sibyo abo batipe hari imvugo bakunda gukoresha ngo irakiza uzi tageti aba afite aba ari irakiza bayirakiza ariko reka nkubwire ngewe buriya bayirakiza urabemera se ukundi ruhande rumwe wamwumva imva mubwire rero icyo nshaka tugwemo
wamwumva ute? njye namwumva. ushobora kuba uri mu rugo sibyo, warakuze uri wa muntu ukunda kubaho nyine neza sibyo. rega n'abantu bashaka akazi bikanga kandi ugashaka akazi ugakora iki icyo ari cyo cyose ariko ukabona byarangiye. uri kubyumva? mu gihe ubonye iyo shanse uri kubyumva ukabona urabikoze birakunze, uri kubyumva, noneho bakanakwemerera kubwira ngo genda wicare hariya, gute wabyanga? ikibazo ni uko iyo bahageze yibagirwa, aribagirwa. nicyo kibazo. ariko ngo agatangira kumwita agakecuru, kuba ariyo kuba yabikoze ngewe nta kintu yabintu ibyo nta kibazo, ariko nahagere abimwubahire abimukundire bubaka umuryango. rero icyo nashaka kuvuga, Irakiza araza akagera mu rugo sibyo, ukamuha access kuko mwasezeranye sibyo, akuvuga ko usezeranye n'umuntu ivangamutungo, buri kintu cyose muba mugihuriyeho mugomba kugisangira sibyo. noneho araza we yahagera ni nko kubita kudeta sibyo, we yahagera akagerageza uburyo cy'imitungo ayikwizaho sibyo. ubwo nyine amafaranga aba ufite access ku mafaranga yose. abagore ni abana beza, sometimes nubwo hari igihe tuvuga ngo abagore ni babi, hari abana beza. abagore ku yindi side ni abana beza. umugore wagukunze ashobora kuguhereza konte ye ukayikontorora, yajya anahembwa akazana amafaranga. urumva, yajya ahembwa amafaranga akayaguhereza. nta mugabo apfa kuzana amafaranga yose ngo ashyira kuri konti, urumva, kuko abazi ko wowe ushobora kuyaguhereza. abagore bikundira utuntu two mu nzu, agahaha utuntu two mu nzu agashyira hariya, mu gihe nyine utwo akagenda kwa kana kanabonye televiziyo nziza ndashaka ingana kuriya, nahabonye uwo ni umugore usesagura. rero umugabo wundi utabishyiramo ubwenge. hari umugabo uvuga ngo aho navuye ndahazi sibyo, aya mafaranga reka nkureho make guhereza umugore kugira ngo nawe agire access ku mafaranga sibyo. ayo mafaranga noneho asigaye nyaseve ngiye kuzaguramo wenda ikibanza ahantu sibyo, nk'uko muri wa mumeri akaba ariyo mpamvu yanga ko akora ku mitungo, ntabwo urumva ahantu ushaka kugera. akaba yamwima n'igiceri cy'ijana se, bibaho, akamwima n'imodoka yo kugendamo, buretse wumve rero, akanga no kumuvugisha se, akanga ko bakora n'amabanga y'abashakanye. ibyo bintu rero hari ukuntu ashaka kumukandamiza we ubwe ageraho yiyanga, urumva, atabona nyine yumve ko n'abandi atagomba kwegera abandi bagore, amwima uburenganzira bwo kwegera abandi bantu baganire, amubwire ibibazo afite sibyo. kuko nakubwira ikibazo afite sibyo, uramugira inama, numugira inama aragaruka yungutse ubundi bwenge. we ikintu ari gukora ari kumukandamiza, urumva. ushobora gusanga noneho icyo nashakaga kubwira, ushobora gusanga uwo mugabo yaraje nta kintu afite, urumva, yahagera agasanga uwo mugore yidaye mu mitungo y'iwabo sibyo, cyangwa se umugore niwe wari ufite amafaranga, ubundi agashaka uburyo cyaza kugera kuri access yo kubona ukuntu akora ku mafaranga. imana ni igitangaza, ntabwo ireba ngo uyu ni umugome, ishaka kuvuga ati okay, kuko ari cyo muteganyijeho reka muhe ubwo bushobozi bwo kubona amafaranga nawe noneho ndebeho wa muntu wanjye ni muntu ki sibyo. ubwo noneho uwo mugore we akomeza akishimira ati umugabo wanjye ni iterambere, uretse wumve ntabwo uranyumva, akishimira iterambere ry'umugabo. noneho umugabo akamubwira ati sheri, igihe kirageze ko uhagarika akazi cyangwa ibyo twabakoraga wicare mu rugo. iyo ni step ya mbere kugira ngo atangire amukontorore, bikagera kuri level kugira ngo iyo ushaka gukontorora umuntu umukura mu kazi ukamwicaza mu rugo hamwe, niba adashaka ko akora akamuha iryo jana, urumva nta nubwo ashobora no kubona n'amayinite. niba ashaka no kwidepurasa namuha iyo modoka, kuko bafite imodoka nyinshi, bafite n'amafaranga ahagije, kuri icyo atabimuha nyine ntabwo uri kumva. ibyo reka tubireke noneho, kuko se atamuha n'ibyishimo noneho byo mu rugo. nyine banza wumve, ntabwo urumva. we icyo yashakaga yaraje arakibona, amafaranga yarayabonye, urumva. umugore rero aho ngaho ahantu ari, urumva, ari nka stati
ibyo ni bya bindi usanga ngo umuntu yishunye ariko nanone uwo mugabo nawe akora amafuti buriya udashaka umuntu aho kugira ngo umufate gutyo wamubwira mugatandukana nibyo uwo mugabo ahubwo ntabwo ashaka kurekura niba ari n'amafaranga yamuzanye niba yarayabonye ntabwo ukagenda bagabanye se akagenda cyangwa bakagabana akagenda we rero ashobora kuba avuga ati nitugabana urumva hari n'igihe ushobora gusanga iyo mitungo Jenny iyo uri kutubwira nyine urumva uwo mugore yewe ikintu numva yakakwiye gukora kuko buriya ibyo bintu bishobora kuzamuviramo depression kandi depression deja depression yaraje ariko nanone ngewe ishobora kwiyongera igatuma yiyahura cyangwa se akica uwo mugabo rero kugira ngo abifatire mu maguru mashya nuko yabivuga burya no kuvuga kubiganira bituma umuntu agira ati bituma umuntu aruhuka umutima bituma depression igenda ikira kuko iyo bikubyimbiyemo nyine ni kwa kundi ikirunga kiruka kigasandara nabiganiriza umuryango niba umugabo yanatse kumwumva bamwicaze hamwe bamugira inama nabyanga babijyane mu buyobozi kuko iryo ni hohotera kandi rirahanwa nanjye ariko uko bivuze negera imiryango sibyo aganira n'imiryango ahere mu muryango wiwe hakiri kare bamuha igitekerezo abantu bose batandukana nuko bataganira nyine uyaburetse wenda nimba atarabigezayo ahere mu muryango wiwe urumva kuko ntabwo ari byiza guhita ubanza ugasakaza ibintu sibyo aganire nabo ababwire ukuntu ikibazo kimeze ahazede uko byatangiye nawe sace ku ruhande twumvise uruhande rwiwe ntabwo twigeze twumva rw'umugabo nawe aturuke kuri sitori yose uko byatangiye ushobora gusanga hari ikintu yakoze umugabo ashobora kukuzinuka bitewe n'impamvu runaka sibyo cyangwa byakunda arata hari ikintu kiba cyabaye gituma bamera gutyo nimba atari cya kibazo twavugaga ariko nawe ntabwo yakabishyize kuri urwo rwego ko umugore yamusabye ibiganiro erega abantu barakara bitandukanye ukuntu kurengera uribuka wa mumeri ko umugabo yamaze imyaka 10 afite undi mugore kandi babana batarigeze banashwana n'umunsi na rimwe umugabo ashobora kugupangira urumva ashobora kugupangira sibyo akavuga ati njyewe uriya mukobwa afite avenir afite amafaranga afite buri kimwe cyose sibyo reka noneho mwinjirira hakiri kare mukureho igishoro noneho akaba yarahageze akabona noneho kumucika biraza kugorana akavuga ati noneho reka mwereke we ubwo azijyana akaba ariyo target afite iri kigomba kuba uwo mugore ntabwo agomba kugivinga up sibyo amwizirikeho oya ntabwo ari ukuvuga amwizirikeho ko mutera bitewe n'iyo situation nimba harimo gutunga nimba kugira ngo ijye no gusakara hanze mbabarira nyine wumve nimba uwo mugore afite uruhare mu butunzi bwabo cyangwa hari indi mpamvu nta rindi kosa yakoze aregera famiye yiwe ayiganirize noneho igitekerezo bamuha n'ubundi arebe ko cyamufasha n'ibyanga ahuza imiryango yose baganire step ya mbere yarayigerageje biganiro hagati yabo iranga iya kabiri rero narigeze mu imiryango yindi mwicaze iyo ni step ya kabiri n'ibyanga akoresha step ya gatatu bajye erega n'igihe usanga bituruka muri iyo miryango ashaka guhungiramo ase mwana ubundi ko abashuti banyu ibibazo bafite ari ku bagabo erega abagabo nimushobotse mwaraniranye barahindutse muhinduke abagore turitonda kuko twari tubimenyereye oya njye nanjye hari Mariane na Jambo hari umumeri wigeze kumpamagara ambwira story yiwe y'ukuntu yakundanye n'umutipe imyaka 5 urumva ni n'abayobozi noneho si n'abantu ba nyakatsi cyangwa se bari aho baciriritse ni abayobozi banakomeye hano mu gihugu urumva arangije igihe cyo gukora ubukwe bari bujye gusezerana bamuhamagaye umujama nijoro kwa gatatu kwa kane ari gusezerana bamuhamagaye sheri bite ni byiza amakuru ni meza umva umukobwa we yari afite amafaranga niwe waraguze kila kitu yamuha amafaranga yo kujya kuzana intebe n'ibitanda byari ku bano bakore intebe babita ababaje urumva
agiye kubizana amukubita 5M miliyoni 5 ayiha umutipe urumva yagombaga gukoramo n'utundi tuntu urumva inzu bayisize irangiye ibintu byose bari barakodesheje inzu imeze neza byose ari uri kubikora umutipe ashyiramo makeya ashyiramo makeya nyine biraho kuwa kane kuwa gatatu nijoro aramuhamagara sheri bite sheri ngo urinde agase sheri wanjye yasinze sheri ni kanaka wahehe nta sheri bari bamuforoma ego ngo none se ngo ntabwo uri kunyura ariko ngo ntareka gutebya ngo none se imyenda wayizanye abasore bazambara ubwo hari abasore bari kubaherekeza urumva bo bari bafite amafaranga n'abari bubaherekeze mu murenge harimo abantu bakodesheje imyenda none uko bagombaga no kuzana n'imyenda yo ku munsi w'ubukwe bazambara no ku bukwe umutipe reka njye nta bukwe mfite umukobwa arakubagira ngo ni Brad bidaciye kabiri hejuru y'utu miliyoni 5 bidaciye kabiri ababwiye papa we yabwiye mama we nubwo waba uri umwana uri umukobwa abagore baba baziranye ibibazo byabo aca kuri mama ngo ma ngo gutyo nawe reka tubwire pare bahamagaye pare ati nanjye telefone yananiye umuhungu telefone yananiye ni kumuhamagara wapi naho iciyemo akangu avuga ati noneho reka dukoreshe iya mama ya nyirabukwe baramuhamagara ngo haramutse bajya babita abakwe sinzi ubwo umukobwa umuhungu na nyirabukwe bavuga umuhungu apfana iki na nyina n'umukwe n'umukwe nyine mama we yaratebyaga arahamagara umukwe umuhungu wanjye biti oya ni umukwe abakwe turabazi abakwe turabasoje cyane abakwe abashumwa urumva hari na muntu uzabera umukwe kandi nazi isano nibyo niguze none se nzaguma mbyirira oya ntabwo uzabyirira ba nyina uzaba babereye erega wanabyirira bitwaye iki se aha umutipe bamuhamagaye reka ngo njye nta bukwe mfite ngo umukobwa nta n'uwonzi wa mukecuru se ngo urinde aramwihakana reka aravuga ati noneho reka twongere tugerageze rimwe arahamagaye aro sheri wawe ninde umukobwa ahita ajya muri koma icyumweru yakimaze muri koma azava muri koma yavuye muri koma nyuma cyo gukora umuntu ukora akazi uzi depression bamupangiye imana z'amafaranga amaze gushoramo ako ni agahinda kaba ari agahinda gakabije cyane ibaze ko byamusabye ko ashaka depression yagize yashatse umugabo bakundanye ukwezi kumwe ariko babanye neza ubu nyine ahubwo afata isomo nazongera akajya abyina mbere y'umuziki gusa mana turi nawe uzi ko iyo bahuye ahita agwa muri ko ahubwo karacyamukunda ahubwo umugabo babana n'uwo mugore urebe neza umugore wawe aracyakunda abasore nyine kubera bakora mu kigo kimwe nyine kimeze nk'aho ari kimwe byose basaba ko bamukura mw'icyo kigo baramuhanye nta nubwo ari n'ayo mafaranga yamwohereje ntabwo yamusubije se ntabwo nzi uko byo by'amafaranga twabibajije ahubwo ntabwo yigeze amafaranga ntabwo yamusubije ikiba kimbabaje cyane ni amafaranga ni amafaranga ariko ubu ngubu biba bibayeho ikintu cyo kimubabaje cyane ni umugabo aba abuze umugabo cyamubabaje cyane yabuze umugabo abura n'amafaranga niyo mpamvu byamubabaje cyane none buretse ibya bindi mwavuga hari akandi agahinda gakabije cyangwa depression ni amafaranga ngize gutya noneho byaziye rimwe
natwaye nk'ibihumbi 10 njye kugura ikintu nkajya nkubita umubare nkabona igihumbi nkabona ari igihumbi naza aho cyarenge ndaramagaze neza ndaza nkicara nkayabara paka mbonye irengero rya cya gihumbi iyo ndibuze gikomeza kinzenguruka mu mutwe ubu koko nukuri wari byajya kubaho ukajya kugura saje nawe byamahoro shopping ibintu none gute byaba bitarakubaho ahubwo ko akaba ari make tuba twarabyakira allo twarabyakira ntabwo byakunda ibintu byose ugenda ubishyira ku ruhande ubara ukabona ari kubura ugatekereza maze utujya no mu gutekereza ukavuga ati ubwo mbuzaho cya gihombo cyagiye kanjye kureba mu mafaranga bagiye bankase mu mafaranga bakwase ugasanga harabura wose niba yari ari kuri telefone ugasanga nabwo ya sensa rero sasa ariko ari amafaranga badukata ni menshi nukuri ntabwo muzi amafaranga babaza nko kuvuga ngo ugiye urareba hagezeho system ya cashless urumva urareba ufite amafaranga kuri phone nkatwe turabize turizihirwa ushobora kugera hariya ahita nishimira nka cameraman wese baguhereze kamwisha uguhereze nawe kandi mwese yabahereze noneho system ubu ugenda uhita ufata konti idahura na telefone ugatransferaho amafaranga ugasigarana makeya yo kuba ufite mu ntoki yo kugenda wifashisha noneho uza amafaranga babaza iyo wibutse kugiye gutransfera nk'ibihumbi 100 bari bugukate igihumbi kugira ngo yohereze ariko icyo gihumbi urakibara gato Imana nayo igitwibutse uzi kuba ufite amafaranga ibihumbi 100 ukajya mu kabari Imana ikureba n'abagenzi bawe bakureba bizi ntabwo no mu kabari niba nakwibutse ko gusevinga bibaho ukayarya mu gitondo ukabyuka wumva mu mufuka n'ikiceri cy'atanu zanshuti mwasangiye utari buyihamagare ngo nyohereza na senyisa njye ku kazi naho aba uganda dukabize icyo gihe uba wigize boss lady ntago wababwira ngo ya mafaranga bitewe inama nabagira oyi mane ariko abajama cyose uzabyo gukora ibyo cyandika abajama ndabasohora wakandika ugasara uzi none wenda ko wasara jya wandika kandi noneho n'ikindi kintu cyadufasha kutazajya tugira nyine agahinda gakabije wumve nyine ikintu wakoze nyine kikugarutsemo kikuzengurutse mu mutwe naho hose nyine hava depression tugomba kujya twandika kandi twigunze turi twenyine tushaka abantu twegera keretse ngiye mbonye tujye hanze ubu noneho ka kamaro kamwari mbwiraga ngo kudafata note keretse ngiye mbonye secretary kuko nge sinabyandika ngo mbivemo kuko nge niyo mfite amafaranga nkabona umuntu witambutse imbere yanjye mpita numva namuhagarika nkamubwira ngo ufite inyota Jeannette utari wabimbaza kubwira ntabwo urabimbaza ariko ingona yaranguriye kora njye ntabwo arabimbwira namubwiye nawe yabimbwira ngo warabyibagiwe mbikubwira nako buri yaranguriye kenshi sawa njye nabyo arambwira bimbwira reka nabimbwire okay tuvuze amafaranga reka tumugurira akantu cameraman umushakira igishwa kombe cy'amazi ako kantu ntabwo gahagije amazi nimeza mu mubiri baguye ntabwo ndi inka reka tugane ku musozo mbere sibyo ibi bintu bimaze gufata indi ntera noneho iyo bigeze mu ba diaspora aho no mu rundi rwego diaspora zarabo pastor araza akazigi diaspora wabaye n'ingoma abashaka barusambo oya abamo n'ubujiji reba wa muntu ribu igeze kuvuga ngo abapasteri bamutekeye mutwe niba abandi baba barigize abapasteri aramubwira ati ngo bakuzingiye ngo ku mupaka rero ngo u Rwanda na Kongo ngo hereza $5,000 by'idolari tugende tujye kubikurayo amaze kubibaha baravuga ati umuntu afite amafaranga barongera aramubwira ati noneho ngo twongeye kubona ko bakuzingiye ngo ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda icyo kiganiro nagikoze aragendagera mu $20,000 by'idolari atangira ari $25,000 baravuga ngo iby'umupfubirirwa ariko njyewe ntabwo yambabaza oya saje mbabarira njyewe ntabwo nakwafata ngo uvuge ngo bafite n'ubwiki bajye babukoresha bakabukoresheje ariko umuntu yagufatiranye bitewe na situation abasha kugukora uwo ni wa muntu uba ugendera muri ya myumvire ya kera ariko uretse arwara gripe ngo wemera ko amarozi abaho
abaho ariko ntabwo ari kuri urwo rwego icyo kiganiro tuzagikoraho sibyo reka tuzagikoreho ariko n'icyo kiganiro njye nagikozeho kuri iyo sayidi yashyizemo ubwenge buke ariko nanone dore aho ubwenge buke bwaziye sibyo ubwa mbere ntabwo wavuga ngo ni ubwenge buke sibyo ariko ubwa kabiri wenda birumvikana niba ari umuntu bigoye kugira inama ni umuntu uri mu rukundo n'umuntu wagiye mu buhanuzi hariya uri mu rusengero mu buhanuzi oya biterwa n'ikibazo ufite biragoye cyane ubwa mbere wamwumva ariko wenda ubwa kabiri arimo ubujiji ariko bibaye rimwe ntago wagenda ngo uvuge ngo ni ubujiji nyine ni ubujiji ariko nanone ikibazo aba afite uba wamwumva gutekereza kabiri biba bigoranye kandi uwo muntu wabimubwiye biterwa n'igihe bamaze igihe bavugana niba ari ikintu cya mbere kigomba kuturinda depression icya mbere dukoresha ubwenge umuntu ngo agushuke nawe wemere mani bano ba diaspora babagize n'ingoma ya umupfumu araza akabakubita pasiteri akaza agakubita abasore bashaka viza bagakubita ushaka amafaranga agakubitaho gusa nanone n'abantu bafite depression zatewe n'uko batabigizemo uruhare twabagira inama yo kuzajya begera bagenzi babo kuvuga ikibazo bafite kutigunga byaba byararengeranye bakashaka n'abaganga kuko abaganga barahari umuntu ufite depression yose nge ikintu cyonyine namubwira azajya akora cya mbere kigenda mu cyumba cyawe upfukame usenge kandi niba ari undi buryo usengamo usenge buriya Imana nayo iratabara Imana izagusanga aho uri iguhumuriza twongera kubibutsa mukore subscribe like comment share kuri The Sisters Love dukomeze abashaka kutuganiriza ibitekerezo byanyu birakenewe muri description harimo nimero ya WhatsApp bazajya batwandikira ngo nanjye ndi kwishyiramo ndi umushyitsi najye babandikira mungize umusango ariko nzajya mbamara okay mukore subscribe like comment share dukomeze tubane tanu kwa tanu bye 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 ciao ciao